umusiramu ugiye gusenga arabanza agatawaza cyangwa akaraba amaboko yose ku gahanga umutwe kanwa amaguru umuntu we yaravuze ati areka tewe kari bari abantu ngo bahakana ubutatu bafite ubutatu bwihishiriye buri hantu hose kandi bakora gatatu batuvuga nabo bafite ubutatu ntaho byanditse ngo muzabikore gatatu sinzi bikora gatatu urasambanye cyangwa uribye uragiye uriyuhagiye urumva ko kwivana iyo myanda janaba nk'uko bayivuze byatuma Imana yakisengesha koko wavanyeho janaba koko yewe sinemera ko izina rya Kristo cyangwa rya Isilamu ubwo nemera ko tumaze n'abazungu n'ayabarabu niko mbyemera abisilamu bitwa y'abarabu ntabwo twitwa y'abazungu ntabwo wabura umukristo iyi ntabwo ari ukuri giye mvuga ko ntazina rya Kristo ririho nta n'irya Isilamu ribaho niko mbyizera kuko rero amazina mbere y'ubukristo yarahari na mbere y'ubusilamu yarahari kuyitira rero ubukristo n'ubusilamu ntabwo ari byo ahubwo nge navuga ko ari n'ubukoroni ahubwo genda shaka kwitwa Petero bisobanuye ibuye hategeka Imana umva nyine byerekana ko ari Imana yari itegeka cyangwa nsenga Imana byerekana ko nsenga Imana akumva ko ibuye ni rikirisitu kuko yiswe Petero ngo n'izina rya Kristo kuko yiswe ibuye none nsenga Imana ni ipagane ko rya Kinyarwanda ntabwo ari byo nge mbona no kwisuzuguza amazina yacu ya Kinyarwanda ngo nagipagani barokora aho bahurira n'abayisilamu ndagira ngo tujyane gatanu ku kandi ngende babwira cyangwa se mbaherezi ibintu bimwe na bimwe dushobora kuba tugira dute duhuriramo abantu benshi bakaba batanabizi. Yes my people, nizere ko umeze neza, nizere ko umeze fresh, nizere ko igitondo cyanyu cyabashe kubagendekira neza aho murere ari ho hose by'umwihariko abadukurikirana kuri Gospel 250. Nizere ko mwaramutse amahoro, nanjye icyo mbifuriza na amahoro ariko by'umwihariko no kugira ubuzima. Kenshi nkunze kubivuga ubuzima buruta byose, buryo ushobora kuba utuzirya mirenge ariko udafite ubuzima burya nta kintu uba ufite burya. Biba byiza iyo bifite byombi nibyo koko, ariko icyo mbifuriza cya mbere no kugira ubuzima ibindi bigakurikira. Nizere rero ko mufite ubuzima ni nacyo kintu nkomeje kugira gute kubifuriza. Nizere ko meze neza umerere ari hose by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cyangwa se mu ntara uko ari enye tutibagiye n'umujyi wa Kigali. Mwizere ko mwese mwaramutse amahoro kandi akabeho kabasha kubageraho neza by'umwihariko harakavura iki ariko nizere ko katigeze kabagwa nabi bamwe kabateye ibicurane cyangwa se kurwara inkorora byato nato. Nizere ko ntacyo kare ubatware kandi umeze neza cyane. By'umwihariko sinatangira ntagize gute ntasuhuje cyangwa se ntaramukije abo mu ntara ya gatandatu by'umwihariko diaspora. Ubwo nivuge ntara gatandatu n'uguhera aho hakurya mu Bugande cyangwa se za Kongo, bihugu duturanye by'umwihariko ndetse no kwambuka amazi magari ukagera aho bita muri Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa se ikota amasimbi ivusakaza taka hita uko ushaka ariko niko abenshi bakunze kuhita. By'umwihariko abantu bariyo nizere ko meze neza mu Burayi cyangwa se aho muri Leta z'Ubumwe za Amerika no muri Aziya tujya tubibona buriya hari ukuntu umuntu areba kuri YouTube abantu bareba ikiganiro ukababona n'ahantu baturuka tujya tubabonamo tukikanga tukavuga ati burya abantu batuye aho hose baratureba. Nizere ko namwe mumeze neza nkomeza no kubifuriza icyumweru cyiza cyangwa se weekend nziza. Burya weekend bavuga ko ukunda gutangira kwa gatanu. By'umwihariko sinatangira nabaje kugira ngo no kwifuriza umunsi mwiza ku bayisilamu bose badukurikira hano kuri Gospel 250. Turabafitemo badukurikira badusupportinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakabona ko ibyo dukora ari byiza kandi bakabona ko ibyo dukora hari icyo bimaze bakabasha kudushyigikira. Ni bifuriza rero umunsi wabo mwiza cyane. Uyu munsi murabizi ko ari umunsi mukuru ku bayisilamu by'umwihariko aho badukurikira ariho hose. Murabizi ko abantu uyu munsi bamwe babonye konje bitewe nuko hari umunsi udasanzwe ku bayisilamu. Twagiye tubibona by'umwihariko abenshi baramukiye masengesho kuri stade, abandi baramukira ahantu hagiye hatandukanye by'umwihariko hahurira abantu benshi cyane kugira ngo bashe kugira gute umunsi wabo bashe kuwusengera cyangwa se bashe kugira gute kwegera Imana mu buryo bwabo. Umunsi wa adha umunsi wa adha ni umunsi ugamije cyangwa se ufatwa nko kubibutsa ukwemera no kwitanga ndetse no gusangira umunsi mukuru wabo. Fitri turabizi ko yabaye mu gihe cyashize, uyu nawe babita adha. Mumbabarire nimba mbivuze nabi ariko ndabizi nanjye sinaba mbivuze nabi cyane. Buriya njyewe misi yashize cyangwa se mu gihe cyashize nkiga segonderi nigeze kujya kwiga ahantu muri Islamu. Abadukurikira barabizi, twiganye barabizi, nigeze kugira umunsi cyangwa se nize muri Islamu nsoza segonderi umwaka wa gatandatu muri 2017. Murumva ko ntabwo nabana bivuze nabi cyane, harimo utuntu tumwe na tumwe ngenda amenyaho kurusha. Nizere ko rero umunsi wanyu ukomeje kubagendera neza cyane aho mwaramukiye masengesho byabashe kubagendera fresh. Ni umunsi wo gusangira cyangwa se ni umunsi bafata nk'udasanzwe cyane wo kwegera Imana. By'umwihariko aho muri turabizi umunsi nk'uyu nguyu abenshi twabaga twatema amakanzu
twabaga twateba amakosa bamwe amazina twayahinduye kugira ngo tubashe kujya kwigaragaza tubashe kubasha kugira gute kwegera bagenzi bacu kugira ngo twifatanye nabo mu munsi mukuru wabo. Ariko ubu ngubu nta butumire nigeze mbona, nyamuneka nimba hari umuvandimwe uri gukora iki kiganiro ashobora kunkubita aka message nanjye nkaza kureba uko naza kwigenza mu kagoroba nkanyaruka nkareba uko umunsi mukuru wageze. Of course ni Valeur hano kuri Gospel 250 muko maze kumenyera hano mubana umunsi ku munsi, ariko munakomeza kugira gute kubifuriza cyangwa se kubasaba kugira ngo mukomeze gukora subscribe, mukomeze kudusupportinga kugira ngo dukomeze kubana gatandukanye kandi mu minsi igiye itandukanye. Uyu munsi turaza kuganira ku idini rya Islam cyangwa se ku minsi mikuru yabo, cyangwa se turaza kwibanda cyane kuri Islam. By'umwihariko barizi ko dukora ku bijyanye n'iyobokamana, ni Gospel 250 nibyo koko, ariko ntaho bitandukaniye n'ubundi byose n'iyobokamana. Tugomba kugira ibyo tuganira by'umwihariko tukabasha kugira gute, tukabasha kugendana gatandukanye. Turaza kuganira ku bigendanye na Islam ndetse na Gikristo, aho bahurira ndetse n'aho batandukanira. Nibyo koko abenshi bavuga ibi abandi bakavuga ibi, ariko turaza kujya ku muco wabo, by'umwihariko imico bakomeza kugaragaza, cyane ko nabibabwiye ko nge nize kuri Islam umwaka w'insoza segonderi. Hari imico imwe n'imwe mbazi bo bafite twe dushobora kuba tudafite turi abarokore, ariko hari niyo abarokore bafite bo batagize bate badafite, ariko byose ntibikwiye yuko bose bagize bate basenga Imana. Iyo ubajije abayisilamu cyangwa se abarokore nabo bakubwira bati twese dusenga Imana. Umuyisilamu akubwira ko asenga iki? Asenga Imana, kandi umurokore akakubwira ko agira ate asenga Imana. Nihe bitandukaniye. Hari bamwe babyijandikamo bakaba bakora ibidakwiye, bakumva ko bari bo basenga Imana irutiza abandi, ariko by'umwihariko turaza kugerageza kugira ngo twumve icyo Bibiliya bivugaho ndetse naho bahuriye kugira ngo tubashe kugira gute tujyane gatandukanye kandi, cyane ko bamwe bavuga ko basenga Imana abandi bagasenga Imana. Murumva bose bahuriye ku ijambo iki? Imana. Bose bahuriye ku ijambo iki? Imana. Hari ibyo Bibiliya ivuga, hari ibyo Quran ivuga, ariko bigasa nkaho bijya guhuriramo ukuntu, bigafata bikajya guhura ukuntu, ariko bamwe tukabifata mu buryo butari bwo. Twarabibonye koko mu gihe gishize no mu gihe cyatambutse, bamwe bayisilamu ku munsi wabo wa Eid al-Fitr cyangwa se mu minsi mikuru yabo, bamwe bakabifata ukuntu bakavuga amagambo ameze nk'aho ameze atari sawa, kandi ari abarokore ngo ni abakristo, bakaba bavuga ibintu bijyanye na ibintu biri negative ku bayisilamu cyane ku minsi mikuru yabo, bakazana amagambo atari sawa. Nibyo koko twarabibonye, ariko nibyo bintu tugomba kuganira kugira gute kwikubita agashyi. Ntabwo ari byo, burya buri muntu wese agira ukwemera kwe kandi akagira n'uko yumva ibintu bye muri rusange. Reka mbere yuko ntangira ndabanza praying amajwi hano kugira ngo tujyane gatandukanye kandi kugira ngo tubigendanemo neza cyane kabisa. Ni umugabo w'umubishop cyangwa se wabaye muri Islam, niwe turi butangirane kugira ngo atubwira ibintu bimwe cyangwa ibindi kugira ngo dukomeze gatandukanye kandi twumva icyo Islam isa nkaho irusha abarokore cyangwa se abarokore ibyo bafite barusha abayisilamu. Turagenda na gatandukanye kandi Kanzu bati yasengaga asujudu, bati nawe yaratawazaga, ati na Yesu ari umusilamu, bagashaka kubyitirira Isilamu. Azeko ibintu byose nubo babyitira Isilamu. Bavuze ko amajini ngo yabaye abasilamu, bavuga ko Satani ari umusilamu, bavuga ko Adamu ngo yari umusilamu. Ku murongo 44 haravuga ngo azategereje Taurati, abo nabahakanye. Ubwo se kuki bajya gutegereje Qur'an bategereje Taurati? None banze kuyifata iyo Taurati ntibayitegekesha, ntibashaka kuyitegekesha. Akagana ngo Bibiliya ntibayikurikize ibakurikize Qur'an. Qur'an ati kandi udategereje Taurati uwo n'umuhakanye, kandi uwahawe Injili nawe nayikurikiza. Bahata abantu kurikira Qur'an gute? Kandi Qur'an ubwo yavuga ngo nakurikize Taurati bakurikize Injili. Niyo se bano bandi b'Abanyarwanda binje gute mu isezerano rya Aburahamu hugo ryo gukebwa muri Afurika, bakomoka kuri Aburahamu ni bande kugira ngo bajye gusezerano ryo gukebwa rya Aburahamu. Imana haye Aburahamu gukebwa n'abana banjye harabakebwe kugira ngo bagire isuku. Hari abonjya muri abakristo benshi bajya gukebwa. Ibyo kubikoresha isuku, ariko ntabwo babikorera imihango y'idini. Ibi ni ibinyoma, ntabwo ari byo. Kubikoresha isuku byo nta kibazo, nange ndabyemera. Ariko byo kubikora ngo nuko ari idini, kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba icyaremwe gishya. Ikibazo gihari fitanga ko utubwira uti no muri Qur'an yabo nta hantu namwe hagaragaza ko Muhammad yakebwe. Kubera iki uwo muhango bawufashe bakawitirira bakerekana kari none kuki nyine ko biri muri Bibiliya? Kuki Qur'an yabo ya Muhammad ikaba bitarimo bagakora ibyo muri Bibiliya? Kuki baveba ibintu byo muri Bibiliya usanga batabyemera babirwanya? Ibyo ari byo byose iyi ni surati Maida wundi mu cyarabu n'ameza, isura y'itira ameza. Kubera duhere gutawaza, umusiramu ugiye gusenga arabanza agatawaza cyangwa akaraba amaboko yose ku gahanga, umutwe, kanwa, amaguru,
umuntu umwe yaravuze ati ariko atewe kari bari abantu ngo bahakana ubutatu bafite ubutatu bwihishiriye buri hantu hose kandi bakora gatatu batuvuga nabo bafite ubutatu ntaho byanditse ngo muzabikore gatatu sinzi impamvu bikora gatatu urasambanye cyangwa uribye uragiye uriyuhagiye urumva ko kwivanaho iyo myanda janaba nk'uko bayivuze byatuma Imana yakisengesha koko wavanyeho janaba koko umuhango wa kabiri gukebwa ubwo no gusiramura babita gusiramura gukebwa ubundi ni umuco w'amoko menshi nta nubwo tubona yavanyemo inkweto yarakarabye amaguru hoya yavanyemo inkweto gusa nk'uko Imana yimubwiye yarumviye gusa ntabwo yakarabye ntabwo yasenze yazivanyemo gusa bivika Imana iri mubwira none se avuga ngo nujya gusenga uzakoramo inkweto ni hehe ibintu byinshi bakora ni imihango muri Bibiliya cyane ariko wasanga Bibiliya ntabwo bayemera ubwo niyo mihango bakayitwara uko itari kuko ngo Bibiliya uburyo bayemeramo ntabwo bemera ko yabakiza kandi bakemera imihango yayo uzo kuvuga ngo Mose yavanyemo inkweto namwe muvanemo inkweto ngo bitange iki Mose azivanyemo arasenga Mose azivanyemo aratabaza Mose azivanyemo byagenze bite Islam itarabaho ari amazina yarariho twita ngo nayi Kristo yewe sinemera ko izina rya Kristo cyangwa rya Islam ubwo nemera ko twita amazina y'abazungu n'ay'abarabu niko mbyemera abisilamu bitwa y'abarabu ntabwo twitwa y'abazungu ntabwo wabura umukristo iyi ntabwo ari ukuri ngiye mvuga ko nta zina rya Kristo ririho nta n'irya Isilamu ribaho niko mbyizera kuko rero amazina mbere y'ubukristo yari ahari na mbere y'ubusilamu yari ahari kuyitira rero ubukristo n'ubusilamu ntabwo ari byo ahubwo ngiye navuga ko ari n'ubukoroni ahubwo ngenda ashaka kwitwa Petero bisobanuye ibuye hategeka Imana umva nyine byerekana ko ari Imana yari itegeka cyangwa nsenga Imana byerekana ko nsenga Imana akumva ko ibuye ni irikirisitu kuko yiswe Petero ngo ni izina rya Kristo kuko yiswe ibuye noneho nsenga Imana ni ipagane ko rya Kinyarwanda ntabwo ari byo ngiye mbona no kwisuzuguza amazina yacu ya Kinyarwanda ngo n'ay'igipagani ay'abarabu n'ay'abazungu mwabyuviye abarokore by'umwihariko hari ibintu bimwe cyane tujya duhuriraho n'abayisilamu ariko tukaba tutazi neza ko ari byo duhuje nk'ibi ngibi arimo avuga ngo hari byo bita gutabaza mu bayisilamu mujya mubibona cyangwa se muranabyumva nimba mubibona mubizi hari icyo bita gutabaza nta musilamu cyangwa se umuntu wemera idini rya isilamu ushobora kujya mu musigiti gusara atarakora icyo kintu bita gutabaza ni kwa kuntu ushobora kugenda ukagira gute ukanza ugakaraba ahantu hose ashobora kuba hari umwanda usa ku gice cyawe cy'umubiri mbere y'uko ujya imbere y'Imana ibyo bintu rero nge mbihuza n'aba bantu bagira gute babanza kugira kwiyeza bijya kugiramo isano sindi impuguke muri ibi bintu ariko ngewe mu byiyumviro byanjye cyangwa se uko mbyumva bijya kugiranamo akantu k'isano kwiyeza kugira ngo ujye imbere y'Imana umeze neza hari icyo bita gutabaza no kwiyeza ibyo bintu numva ko bishobora kugira gute bishobora kugiranamo isano kwa kuntu hari abantu b'abarokore cyangwa se mu madini by'umwihariko muri ADPR hari ukuntu mubizi umuntu abanza akajya ku ruhande akiyeza mbere y'uko agira ate yinjira mu rusengero murabizi ukabanza ukatura ukagira gute kugira ngo ubanze kugira gute uze kuza kujya imbere y'Imana none uri intungane n'abayisilamu bagira iki kintu cyo gutabaza rero cyo kugira gute kubanza kwikuraho ikintu cyiswe umwanda kugira ngo babaze kugira gute baze kujya imbere y'Imana bagira bate ari abantu bameze nk'abere nta kintu cy'icyasha kibari ku mubiri cyangwa se kuri ntuza wenda aho ushobora gutandukana bo ndabayizi neza ko twabaye nabo iyo ugiye kugira gute kwinjira mu musigiti baza gutabaza ukabanza kugira gute kwikuraho ikintu cyose gishobora kugira gute gishobora kujya imbere y'Imana yinukira hari uburyo bw'ibyaha niko bimeze bameze gutyo ko ushobora kuba kuyinukira ibyaha nabyo biranuka niko nyine kwikuraho ikintu cyose gishobora kugira gute kuba cyabangamiye Imana nuko mbifata ariko ntaho bijya gutandukanira cyane na wa muntu ugira gute ubanza kugira gute kujya hariya kwigeza kugira ngo aze kwinjira mu rusengero yamaze kwigira ate yamaze kwigeza ntaho bitandukanira cyane burya abantu bamwe rero babifata uku abandi bakabifata uku ariko by'umwihariko abarokore n'abayisilamu bafite ahantu ihuriro ryabo risa nkaho rijya gute tujya guhurizamo ibintu bimwe na bimwe birahari cyane noneho ariko by'umwihariko hari ibintu bimwe na bimwe tugenda duhuza abantu bamwe bakabifata nkaho tiridini abantu ntibasenga Imana abantu ntibagira bate gutyo tukajya tubifata mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu bamwe bakagenda babifata mu buryo bumwe cyangwa ubundi ati ngo Imana hanga iki buryo bumwe cyangwa ubundi ariko twese dufite aho tugira dute duhurira kandi ijambo ry'Imana rigira rite rirabyemera cyane
reka ze nshaka akantu nari nateguye kugira ngo nkabasomere nanunze kubabwira uburyo ki muze kwiyumvira icyo ibintu bimwe na bimwe dusa nkaho tugera duhuza ariko tukaba tugira dute tutabizi. Icyo ngamije si ukugira ngo mbumvishe ko twese tugira dute igihe cyo ngamije ngewe ku giti cyanjye ngamije kugira ngo mbumvishe yuko burya twese dushobora kuba turi mwene umuntu umwe ariko tukaba tutabizi. Njye nuko mbivuga kuko bakubwira ko bemera Imana ariko Imana natwe tukemera ko tugira dute twemera Imana. Aho dutandukaniye ni ukwemera kwacu kuri ibyo bya Yesu Kristo cyangwa se nabo bafite uko Yesu Kristo bamufata nuko bamwita, ariko twese ukajya gusanga dusa nk'abantu bafitanye isano ariko nta rinini cyane ririmo, usibye imico imwe n'imwe gusa tujya dutandukanira. Ni imico imwe n'imwe dushobora kuba tugenda dutandukanira ariko twese turi bene umuntu umwe. Njya nkunda kugira amatsiko ku gihe cy'ahazaza cyangwa se mu gihe kizaza k'ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu Kristo azaza atunguranye. Akenshi dukunda kugira amatsiko turi abantu benshi, ndabizi nyengeye bamvuze abantu benshi. Rimwe na rimwe dukunda kwibaza ati se ku munsi Yesu Kristo naza bizaba bimeze bite? Aba bantu babarizwaga muri iri dini, abantu babarizwaga muri iri, twese se bizaba bimeze bite? Bamwe bazagenda abandi basigaye kuko babarizwaga mu idini rimwe, abandi babarizwa muri indi. Nkagenda mbyibazaho cyane ariko impamvu uvuga kubyibazaho twese ndabizi sijya jyenyine. Nkibaza nti Isilamu hari amadini aya n'aya ibi n'ibi, abarokore iki, fa kuba ari gutyo twese bizagenda biti ko buri muntu wese uri ku ruhande rw'idini abarizwamo aba afite ukuntu yumva kwiwe kwihariye, akumva ko hari ikintu, hari icyo arusha abandi, akumva ko hari icyo arusha abandi, akumva ko aribo bantu bari intungane Imana izaza ku gihe cy'irimbuka ry'isi cyangwa se ku gihe cy'irangira ry'isi, aribo batoni bazaba bari aho bantu bakoreye Imana cyane. Imana izatwara bamwe abandi basige. Ako kantu tukibazaho turi benshi, ndabizi n'abankurikira kuri Gospel 250. Ni ikibazo rero gikomeye cyane tugenda tubyibazaho inshuro nyinshi cyane ariko by'umwihariko bikatuyobera. Njyewe rero ukuntu mbyumva numva yuko ahubwo kuba kuri ino si tugomba gukora iki? Gukora ibinezeza Imana gusumbya iby'amadini. Tugomba gukora ibinezeza Imana gusumbya iki? Gusumbya iby'amadini. Nimba ari ukugira neza nibyo kuko umuntu ubabaye ukamuba hafi, nimba ari ukugira gute, cyane yuko bivugwa yuko abayisilamu babita ubushatwe bw'abarokore. Muri rusange nitujya kwijanisha abayisilamu tujye twemera ukuri, hari ibintu bimwe baturusha, barabiturusha bimwe na bimwe. Bamwe tukitwa abarokore ariko abarokore bo mu rusengero cyane tukarusha iki? Ntitube twakerera imbuto abandi bantu bo ku ruhande. Biragoye kugira ngo uzamone abarokore cyangwa iki yifashe akajya gufasha abantu, by'umwihariko harimo n'abayisilamu, biba bigoye. Ariko abayisilamu turababona mu ntuza mu bitaro, bafite iminsi yabo bagemura, bafite iminsi yabo bajya gufasha abantu bababaye. Ibyo bintu rero byose bisa nkaho bigize bite? Bihuriye no gukorera Imana. Hari gukorera Imana nibyo koko, hari ukuyisenga, hari no gukorera Imana. Gukorera Imana njye mbona ari byo bintu bishobora kugira gute? Gukora ibyo Imana yifuza bishobora kugira gute? Bishobora gusumbya ibyo bindi byose. Gukora ibyo Imana yifuza, kuba intungane muri wowe, no gukora no kwerera imbuto abandi bantu, no gukora ibyo Imana yanga wowe ukabigendera kure. Njye nemera ko ari ryo torero rishobora kuba ryanasumba ibindi byose. Njye niko mbifata. Ubwo ni ukuvuga ngo rero
twese tugira dute tubeho nk'abantu b'intungane, tumenye kwerera imbuto abandi. Idini rya Isilamu nari nkiri kubabwira nti aho rishobora kuba rigize rite ihuriye n'abarokore. Hari ibintu bimwe na bimwe dusa nkaho bihuza. Ndagira ngo mbibasomere kugira ngo tuze kugira gute dukomeze. Aho duhurira rero n'abayisilamu cyangwa se abarokore, aho bahurira n'abayisilamu, ndagira ngo tujyane gatanu ku kandi ngende babwira cyangwa se mbaherezi ibintu bimwe na bimwe dushobora kuba tugira dute duhuriramo abantu benshi bakaba batanabizi, kugira ngo mbumvishe yuko nta tandukaniro rinini cyane ry'aya madeni riba rinahari. Nuko abantu bamwe babifata no guheza inguni cyane, ariko tukirengagiza ko hari ibintu bimwe na bimwe bishobora kugira gute kuduza kandi byiza cyane. Ubundi abayisilamu cyangwa se abarokore bemera ko hari iki, hari Imana imwe. Bemera ko hari Imana imwe. Noneho hari n'imirongo muri Bibiliya uvuga ngo mu gutegeka mu 6:4 hakavuga ngo uhoraho Imana yacu ni umwe. Abarokore n'abayisilamu bose bemera iki? Bemera ko nta yindi Imana igira gute ibaho, Imana yacu ari imwe. Muri make twese tuvuga Imana. Urumva? Ikindi kintu kindi, isengesho. Twese duhurira mu isengesho kuko ari abarokore barasenga, ari abayisilamu baragira bate barasenga. Muri Matayo 6:6 bakavuga ngo ariko wowe usenge mu ibanga, kandi so ureba ibihishwe azaguhemba. Murumva? Ari abarokore basenga ku giti cyabo, n'abayisilamu bagasenga 5 ku munsi. Murumva ko twese duhujwe n'iki? No gusenga. Ari Isilamu barasenga, ari abarokore bagira bate barasenga. Kandi nababwiye ko twese tugira dute twemera iki? Imana imwe. Icyo kintu twese tugize dute tugihuriyeho. Hari ikindi twese duhuriyeho cyitwa kwiyiriza ubusa. Ari abarokore bagira bagira igihe cyabo cyo kwiyiriza ubusa, ari abayisilamu bagira igihe cyabo nacyo cyo kugira gute kwiyiriza ubusa. Muri Matayo 6:16 gukomeza, nimwiyiriza ubusa ntimukigere mwerekana ko ntimukigere mwerekana agahinda nk'abiyiriza ubusa n'uburyarya. Ari abarokore n'abayisilamu nabo ati biriza ubusa, igikorwa cyo kwiriza ubusa kugira ngo begere iki? Begere Imana muri rusange. Ari bose, ari abarokore, ari naki, ari n'abayisilamu, bose bagira igihe cyo kugira gute kwiyegereza Imana bagize bate biyirije ubusa bitewe n'impamvu runaka. Icyo kintu nacyo kiri mu bintu gize bite biduhuza. Gutanga ku bakene, icyo kintu mucyumve neza. Gutanga ku bakene nacyo kiri mu bintu bigira bite biduhuza. Mu Migani 19:10, mu Migani 19:17 gukomeza naho haravuga ati uworoheye umukene abagurije Uwiteka. Murumva icyo kintu? N'ijambo ry'Imana rirabivuga neza. Umeze nkaho ugujije iki? Uwiteka. Ariko mu by'ukuri Abanyarwanda bakunda kuvuga neza ati gutanga biruta iki? Biruta guhabwa. Biba byiza buriya utanze. Icyo kintu twese tugize dute tugihure, sindi bijye kurondogora cyane. Icyo ngamije no kugira ngo mbumvishe ibintu bimwe na bimwe tugize dute duhuriyeho. Ariko bamwe bakaba babikora gusumbya abandi. Sindi hano kugira ngo mfobye idini mbarizwamo ya Gikristo. Ariko abarokore tugerageze dushiremo imbaraga iki kintu, kuko tugeraho tugatandukira cyane, ntitube twagikora neza nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Tugatanga mu nsengero aho kugira ngo baturebe, twigaragaze ko turi gutanga mu nsengero, turi gutura, ariko tukibagirwa umuturanyi duturana. Abarokore rero icyo kintu gisa nkaho kiri kutugira gute, kiri kuturusha imbaraga. Abo duturanye ntidutuba, ahubwo tugerageza gute gutanga mu nsengero kuruta uko twagira dute twahereza abo duturanye. Kandi mu by'ukuri ijambo ry'Imana siko ribivuga. Ahantu hose watanga. Icyo kintu rero abarokore cyangwa se abayisilamu twese tugihuriraho mu gutanga muri rusange. Nubwo bamwe dushobora kutagikora mu buryo bwiza nyine nkuko nabisobanuye. Hari ikindi bita ngo kumvira amategeko y'Imana. Muri Zaburi 119:11 gukomeza ijambo ryawe ndirinda mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Amadini yombi ashimangira kumvira no kubaha mu butungane. Twese tugira dute duhurira kuri icyo kintu, sibyo? Ari kwicisha bugufi imbere y'Imana
muri Mika 6:8 kugenda wicishije bugufi imbere y'Imana yawe. Icyo kintu twese tugihurira, ari abarokore ari n'abayisilamu muri rusange, sibyo? Isilamu bivuze kwishyira mu maboko y'Imana, abarokore nabo bakagendera mu kwicisha bugufi. Twese icyo kintu urumva ko tusa nkaho tugira dute tugihurijeho. Ari no kuba intungane mu Bagalatiya 5:22 komeza 26 gukomeza. Imbuto z'umwuka ni urukundo, amahoro no kwihangana, indangagaciro zihurirwaho n'abizewe amadini yombi. Twese duhuriza aho hantu, sibyo? Ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize abantu, ni byinshi cyane, ariko dufite ibintu byinshi cyane bishobora kugira gute kuduhurizaho, cyangwa se twese tukaba twahurizaho. Ariko ikiruta byose ni iki? Twese nuko tugira dute dusenga Imana. Nemera yuko ubona bisobanuye kuva kare, nemera yuko dushobora kubaho mu buryo bugize bute bwishimirwa n'Imana, kandi tukagerageza no gukora iki ibyo Imana yifuza kuruta ibindi bintu byose. Twese turi iki? Turi bene mugabo umwe, mu byaga cyangwa mu byemere. Dushobora kuba dusenga mu buryo butandukanye, bamwe baca bugufi bagashyira agahanga hasi, ariko abandi tugatera amavi, ariko byose ntaho bigize biti. Twese ni Imana, nicyo ijambo ry'Imana rivuga. Nujya muri Korani ukajya muri Bibiliya, twese twemera ko dusenga iki Imana. Nubwo dushobora kuba dusenga mu buryo butandukanye, ariko dufite ibintu byinshi cyane biduhuza, nk'uko nabivuze mu 11 muri Bibiliya. Ikiruta byose ni ugukora ibyo Imana yifuza, cyangwa se ibyo Imana ishaka, tukagerageza no kwerera imbuto bagenzi bacu, tukabaho abantu Imana ireba mu shusho yabo. Ibindi ntabwo mbize. Ntuzaba umurokore wa fake, reka gukoresha iryo jambo, ushaka gupinga iby'abandi, gukumva ko ibyawe ari wowe iki. Ijambo ry'Imana rivuga ko twese tugomba kuba iki? Twese tugomba kuba umuntu umwe. Ntabwo tugomba kurebera abantu mu ishusho y'ibindi bintu, oya. Nta burokore bwaba burimo, tugomba kubaho iki? Abantu bamwe. Cyane ko Bibiliya nabigize ite, nabibasomeye, dufite ibintu byinshi cyane biduhuza. Hari abantu biyumvisha ati ibi n'ibi. Twarabibonye mu gihe cyatambutse kuri Eid Fitr, cyangwa se umunsi w'abayisilamu watambutse, tubona hari umumeya wanze kugira gute, wanze ngo Rurindo, meya wa Rurindo agira ate, yagira abayisilamu ko baza kugira gute gusenyera muri stade hariya ku kibuga. Byagiye bivugwa, abenshi babivuga mu buryo bugiye butandukanye, abenshi bagerageza kubihuzahuza n'amadini, ariko ibyo bintu byose ni ibyerekana yuko twese dufite ukuntu twironda ku ruhande rwacu, tukumva ko hari ukuntu twumva bamwe ngo Imana basenga ibintu nk'ibyo, ariko twese icyo ngamije kubumvisha cyangwa se kubabwiraho ni uko twese turi iki? Turi abantu bamwe dusenga iki? Imana kuruta ibindi byose. Tugomba kubaho tugize dute twishimiranye, kandi nta kibazo gihari aho ngaho. Ibyiza cyangwa se igihe Yesu Kristo yazazira, cyangwa se igihe Imana izazira, nk'uko twese tubyemeranyaho, azasange nibura hari iki? Hari ibyo dukora byiza, kandi tugize dute twishimirwa n'Imana, kuruta uko twagira dute twareberanamo mu ndorerwamo yo kuvuga ngo uyu ni umuyisilamu, uyu ni iki. Oya, twese dusenga Imana, kandi icyo twemeranya ni uko twese tugomba kugira gute kubaho tugize dute turi intungane, dukora ibyo Imana yishimira kuruta ibindi. Murakoze cyane rero, iki kiganiro giteguye kugira ngo twese tugire dute tugire ibyo duhugukirana, cyangwa se tuganiraho by'umwihariko ku bintu bigiye bitandukanye cyane muri aya madini, ariko tunasaba kugira ngo dukomeze dusenge ku Mana yacu twizera, cyangwa se n'abandi iyo bizera, nta kindi, kandi dukora ibyo Imana yifuza mu ishusho yayo. Tugerageze dutange iki? Tubere cyangwa se twerere abandi imbuto, kuruta uko twareberanira mu ishusho y'iki? Y'amatorero cyangwa se amadini tubarizwamo. Iki kiganiro niyo mpamvu mba nagitegura ngo tugikore, kugira ngo tugire dute dusharinge ibitekerezo byacu. Byaba byiza nawe uteye komantere kuri iki kiganiro, tukabasha kugendana gatandatu, kandi ugakora subscribe utarayikora, ugakora share n'abandi bakaza kukireba. Byaba byiza rero cyane, kandi Imana iduhane umugisha muri rusange. Murakoze cyane rero, yari Valeur hano kuri Gospel 250, tubane ku biganiro byacu biri buze gukurikira. Murakoze cyane.